Amahoro ubwoko bw'Imana, ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, n'ubundi mu biganiro binyura kuri uyu murongo wa Irera TV1 ndetse no kuri YouTube ku murongo wa Irera TV1. Tugiye kureba nyirizina impamvu ishobora gutuma kurebera hamwe impamvu ishobora gutuma witandukanya n'itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka. Nyirizina uraza usange ijambo ry'Imana haricyo ririmo kugenda ribyerekanaho, nk'uko Pawulo yabivuze yuko tugomba guterana. Yego, guterana ari byiza cyane, ariko tutagomba guterana n'abahamya yuko bakora iby'Imana ishaka ariko hanyuma bakanyura inyuma y'ijambo ry'Imana bakarivuguruza. Yego, guterana n'abakora ibitari iby'Imana ishaka ariko kubera ko batabisobanukiwe nta kibazo, ariko abavuga ko babisobanukiwe ariko ugasanga barimo kunyuranye n'iki ijambo rivuga. Ijambo riratubwira ngo twitandukanye n'abo ngabo, twe kubana nabo mu itsinda ryabo, dukora icyitwa excommunication. Rero ubwoko bw'Imana ku buryo burambuye iki kiganiro twagisanga kuri Irera TV1. Yego, unyuze kuri YouTube niho turaza kubona mu buryo burambuye ikintu gishobora gutuma witandukanya n'itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka. Ndabashimiye ubwoko bw'Imana, amahoro y'Imana bane namwe.